Tubahaye ikaze kuri channel ya Umurerwa Media. Twizere ko mumeze neza mwese mudukurikiye muri hirya no hino hatandukanye ku isi, hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda muri rusange. Rimwe na rimwe ibintu bito cyane nibyo bihindura ubuzima bw'abantu mu buryo budasanzwe. Ese nawe byigeze bikubaho kubona umuntu useka maze nawe ukumva umutima wawe urahindutse ako kanya uranezerewe? Hari umwana umwe watumye isi yose ihagarara akanya gato kubera igitwenge cye gusa. Uburyo yasekaga bwakoze ku mitima ya miliyoni z'abantu batuye isi muri rusange, ndetse uyu munsi yahindura ubuzima n'igitwenge cye mu buryo atarazi. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru ya Albert, umwana wahinduye amarangamutima y'isi mu masegonda make. Ese niki cyishe inyuma y'iyo video yamamaye cyane kuki abantu benshi bavuga ko yasekeje isi mu gihe abantu benshi bari bafite agahinda? Crying and Laughing Boy, amazina ye nyakuri yitwa Albert Ofosu Nketia. Ni umwana wavukiye mu gihugu cya Ghana, akaba ari naho aba kugeza ubu. Yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2023 nyuma ya video yigaragaza ari kurira cyane, nyuma agahita aseka mu buryo bwasekeje abantu benshi ku isi. Iyi video yakwirakwiye cyane kuri TikTok, WhatsApp, Instagram na X cyangwa Twitter. Ihinduka nk'imwe muri video zikoreshwa cyane n'abantu benshi ku isi, by'umwihariko abakora amavideo yo gusetsa. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Ghana icyo gihe byandikaga inkuru y'umwana bivuga ko yari afite imyaka 7. Ubwo iyi video yajyaga hanze bivuze ngo ukurikije ibyavugwaga kuri ubu yakaba afite imyaka 10, ariko siko bimeze kuko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2026 yuzuje isabukuru y'amavuko y'imyaka 13. Byagenze bite rero kugira ngo bivugwe ko Albert yari afite imyaka 7 ubwo iyi video yajyaga hanze? Ibitangazamakuru byinshi bikibona iyi video byagereranije ikigero cy'umwana babona mu mashusho bimuha imyaka 7. Icyakora ntibari kure y'ukuri kuko iyi video ifatwa Albert Ofosu Nketia yari afite imyaka 7 koko, ariko haje kumenyekana andi makuru avuga ko ubwo iyi video yafatwaga hari mu mwaka wa 2021 ubwo yari afite imyaka 7, maze ishyirwa hanze muri 2023 ubwo yari afite imyaka 9. Ari nabwo yamenyekanye cyane, maze Albert Ofosu Nketia akaba ikimenya bose ku isi kugeza n'ubu. N'umwana muto azinseko ivanze n'amarira by'uyu mwana. Wakwibaza noneho ngo iyi video yafashwe mu buhe buryo? Ese yafashwe bigambiriye ko yasakara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko byagenze? Igisubizo ni oya. Umva uko byagenze. Nk'uko nyina witwa Rosina Darko yabisobanuye, hari ku cyumweru ubwo Albert yari yasabye kurya ibikoro cyangwa yams, ariko mu rugo ntabyo bari bafite, ahubwo bamuhaye ibitoki byokeje plantains. Bituma arira kubera ko atabishakaga, ndetse abanza kwanga kubirya. Mama we na nyirakuru baramuhendahenda kugira ngo ibyo birye birye. Mama we avuga ko icyo gihe yari mu kazi kenshi ko mu rugo ku buryo atari gushobora kujya ku isoko ngo ajye guhaha ibyo Albert yashakaga. Uyu mwana yakomeje kwingingwa kurya ibyo bitoki, ariko akomeza kurira. Nyirakuru witwa Nina yatangiye kumuririmbira indirimbo zisekeje kugira ngo amuhumurize, maze mu buryo butunguranye ahita ava mu kurira atangira guseka cyane. Ako kanya niho ako video kafashwe. Mu by'ukuri umuryango wa Albert ntiwari ugamije kumushyira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko byagenze akamenyekana. Se wabo niwe wafashe video ashaka kuyoherereza papa Albert, ariko ntiyabasha kuyimwoherereza. Nyuma yaje kugurisha telefone irimo iyo video, kwa kundi umuntu agurisha telefone ariko ntakuremo ibintu byose byarimo, maze umuntu wayiguze ayisangamo aza kuyishyira hanze, ari nabwo yakwirakwiye ku isi hose. Mama Albert Rosina yavuze ko mbere yuko video ikwira hose umuryango wabo wari ubayeho mu bukene bukabije, ubuzima bwo kubura ibyo kurya, kubura amafaranga y'ishuri no kuba mu nzu mbi cyane. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko hari igihe Albert n'abavandimwe be batabashaga no kujya ku ishuri kubera kubura amafaranga y'ishuri. Aha yagize ati, mbere yuko video y'umwana wanjye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga twari tubayeho mu buzima bugoye cyane. Twari dutuye mu nzu nto twahawe n'umuryango w'abagira neza. Twari tubayeho ubuzima bwo kubura epfo na ruguru. Buri munsi wari urugamba. Hari igihe nageraga ntazi uko ndi bubone ibyo kugaburira abana banjye cyangwa amafaranga yo kugura ibikoresho by'ibanze byo mu rugo. Twabaga mu buzima bwo guhangayika no kutagira icyizere cy'ejo hazaza, no kwiga byari ikibazo gikomeye
kenshi Albert n'abavandimwe be ntibajyaga ku ishuri kubera kubura amafaranga y'ishuri, mu gihe abandi bana bajyaga ku ishuri mu gitondo bitwaje ibikapu byabo, bo bagasigara mu rugo bafite inzozi z'ahazaza hasa n'ahari kure cyane. Ariko hagati y'izo mbogamizi zose Albert yari afite ikintu kidasanzwe muri we cy'uburyo yasekaga by'ukuri, aseka bisukuye kandi bimuvuye ku mutima. Iryo seka ntiryagaragaza ubukene cyangwa imibereho mibi yarimo, ahubwo byagaragazaga urumuri rwari imbere muri we, urumuri nta muntu washoboraga kuzimya. Nta muntu wari gutekereza ko uko guseka kwe kwari kuba intangiriro y'impinduka zikomeye mu buzima bwacu. Akomeza avuga ko iyi video ngufi ya Albert yafashwe aseka bidasanzwe, ngo nta gahunda yo kumugira icyamamare yari ihari, ngo byari ibihe bisanzwe gusa, ariko iyi video yagize ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwabo. Abantu benshi bakozwe ku mutima n'ibyishimo by'uwo mwana muto. Uko guseka kwe kwakoze ku mitima y'abantu benshi. Buhoro buhoro ubutumwa bwo kumushyigikira bwatangiye kugera ku muryango we, nyuma haza n'ubufasha bufatika. Nyina akomeza avuga ati, sinabyemeraga. Mu minsi mike gusa ubuzima bwacu bwarahindutse burundu. Twahagaritse gutekereza gusa uko twabaho uyu munsi, dutangira no gutekereza ku hazaza heza. Hanyuma habaho ikintu kirushijeho gutangaza. Albert yashoboye kugera ku nzozi nyina atigeze atekereza ko zashoboka. Kuri ubu rero nyuma y'imyaka 3 gusa amenyekanye, Albert yaguriye nyina umubyara inzu ya etage. Ubuzima bwarahindutse, wa mwana warizwaga nuko yabuze ibyo kurya, kuri ubu asigaye arya icyo ashaka. Rimwe na rimwe inkuru ikomeye ntabwo iba iyo umuntu wakoze ibintu byinshi, ahubwo iba iyo umuntu wahinduye ubuzima bw'abamukikije atavuze ijambo na rimwe. Inkuru ya Albert Alphonse Nketia yasize abantu benshi bibaza uburyo akanyamuneza gato gashobora gukiza imitima yari yarabuze ibyiringiro. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, ntuzibagirwe kuyisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bwa Albert bukomeze kugera kure kandi bufashe benshi baba barataye ibyiringiro. Turabashimiye mwese mukomeje kugenda mudukurikira, tubashishikariza gukora subscribe, like ndetse mugatanga n'ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Tubibutse ko rimwe na rimwe inseko imwe ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu. Mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.